السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ما زلنا نعلق على كتابنا روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى. ishimwe ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare kusozereje n'abahanuzi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nabiwe n'abasangiranye ndobe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twese yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, dukomeje isomo ryacu rya sira y'amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amateka, imibereho, ubuzima bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Twifashisha igitabo Rawdatul Anwar, ubusitani bw'urumuri mu mibereho n'amateka by'umuhanuzi watoranyijwe, igitabo cya Safiyur Rahman al-Mubarak Furi. Twari tugeze aho umwanditsi cyangwa Sheikh atubwira agira ati: ibadatul mu'minin wa tarbiyatihim, kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala kw'abemeramana no kubatoza uw'Islam. Ahangaha hari mu ntangiriro z'ivugabutumwa ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, menshi mu mategeko atarabasha gutegekwa abayisilamu bagaragiraga Allah subhanahu wa ta'ala gute n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabatoje ku uw'Islamu gute. Qala rahimahullahu ta'ala Sheikh Allah subhanahu wa ta'ala mujiri muhoye aragira ati: amma al-wahyu faqad tataba'a nuzuluhu ba'da awail al-muddathir, naho ubutumwa wahi bwakomeje kumanuka nyuma y'imirongo ya mbere ya suratu al-muddathir. Muribuka ko twabonye ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamanuriwe suratul muddathir, aho Allah subhanahu wa ta'ala ambwiraga ati: ya ayyuhal muddathir qum fa anzir, yewe uwitwikiriye haguruka ujye kuburira abantu. Iyi niyo aya ya mbere yagize intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intumwa, kubera ko intumwa nizabaga zarategetswe kujya kuburira no kubwiriza abantu ubutumwa. Iyi niyo aya yagize intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intumwa. Biravuga ko ni sura ya mbere yamanutse nyuma y'iyo mirongo ya ayyuhal muddathir. Indi sura yamanutse ni suratu al-Fatiha cyangwa se alhamdu, akaba ari sura ikusanyirijemo gusingiza Imana, kuyishimira ndetse no kuyisaba. Ndetse abamenyi banagaragaza ko inakusanyirijemo inyigisho zose nshingiro ziboneka muri Qur'ani no muri Islam. Iyi suratul Fatiha ifite aya zirindwi, tubona ko ari ngufi dusoma muri buri sala, ikusanyirijemo ibi bintu byose tuvuze. Nk'uko icya mbere intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yategetswe mu kugaragira Allah ari ugukora isala. Mu bintu bya mbere Allah intumwa y'Imana yategetswe bya mbere na mbere yari sala. Ibi binagaragaza agaciro k'isala, bikagaragaza ko abantu bagomba guha agaciro isala, kuko niryo tegeko Allah subhanahu wa ta'ala rya mbere yahaye intumwa ye ndetse na bari bayikurikiye. Intumwa y'Imana mu gihe cy'ivugabutumwa cya mbere yasengaga raka ebyiri, yahawe raka ebyiri mu rukerera nk'izi saha salatul fajr, raka ebyiri gusa. Nimugoroba raka ebyiri mu rukerera na raka ebyiri nimugoroba, zari raka enye gusa, ebyiri mu rukerera z'isaha na raka ebyiri mu gihe cya isha zikaba raka enye. Ntago zari raka nk'izi ngizi dukora cyangwa se sala eshanu nk'izi dukora. Ibyo byamanuwe na malaika Jibril ku tegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala, nuko yigisha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nanone uburyo bisukura bagiye gusenga, ari byo twita al-wudu. Yigisha intumwa y'Imana malaika Jibril uburyo batawaza mbere y'uko basari, ndetse n'uburyo bakora misala. Bivuga ko Jibril yaje agasarisha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akamubwira ati uku niko ugomba kujya usari. Inama intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye iti: sallu kama ra'aytumuni usalli,
mujye musari nkuko mwambonye nsari, mujye musari nkuko mwambonye nsari. Isala ni ikintu cyangwa se ni ikintu gifatwa umuntu arebye uburyo gikorwa, naga ari ibintu umuntu yiga gusa ngarabyumvishe n'amatwi yarangiza ngo yabimenyeho ya. Bisaba no kubyiga ukareba uburyo bikorwa ku buryo umenya buri gace n'agato kagize isala. قالت فكانت الطهارة الكاملة هي سمة المؤمنين. bityo kwisukura byuzuye byari kirango kiranga bemeramana, kwisukura byuzuye byari kirango kiranga bemeramana kuva icyo gihe ndetse na n'ubu. Hari abantu b'abayisilamu ari ukubera ko ubuyisilamu bugira isuku gusa. Umuntu akakubwira ati njye mbaye umuyisilamu, ukamubaza kubera icyo ubaye umuyisilamu, akubwira ati njyewe ikintu kingize umuyisilamu nuko abayisilamu bagira isuku. Iyo bagiye mu misikiti yabo bakuramo inkweto, mu gihe twebwe mu madini yandi twasengeragamo iyo twinjiye mu rusengero rwacu twinjiranamo inkweto, twazikuye muri toilette, twazikuye ahandi hose hatari isuku, ariko tukazinjirana mu rusengero rwacu. Ariko abayisilamu bo iyo bagiye kwinjira mu musikiti wabo cyangwa se aho basengera bakuramo inkweto. Ikindi iyo bagiye gukora, iyo bagiye kwihagarika cyangwa se kwiherera, barisukura bakisukuza amazi. Ikindi n'abantu buri gihe bahora basa neza, ibyo ukabona bimugize umuyisilamu gusa. Bityo kwisukura byuzuye byari ikirango kiranga bemeramana. Kandi gufata isuku nanone udhu ni ibwiriza ryo kugira ngo isengesho ryemerwe. Shartu sala wa min shuruti salati alwudu. Umuntu aramutse aje agahagarara mu sala akavuga ati Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin kugeza atoye salam, atatawaje isala ye nubwo yasoma Qur'ani yose muri raka ya mbere akongera akayisubiramo muri raka ya kabiri, isala ye ntago yakirwa. Kubera iki? Kubera yuko yabuze ibwiriza rikomeye cyangwa se kondisiyo ikomeye kugira ngo isala yakirwe, ariyo yo kugira isuku cyangwa se kubanza kwisukura. Gufata isuku ni ibwiriza ryo kugira ngo isengesho ryemerwe. No gusoma Qur'an suratul Fatiha nibyo isala ishingiyeho. Isala ishingiye mu gusoma suratu al-Fatiha. Impamvu nanone mw'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Nta sengesho, nta sala yemerwa y'umuntu utigeze asoma suratu al-Fatiha. Gusingiza Imana no kuyishimira alhamdulillah no kuyitagatifuza subhanallah ni bihozwaho mwisengesho. Kandi gukora isala byari ukugaragira Allah subhanahu wa ta'ala ko bemeramana barihozagaho ndetse bakanarikorera aho abantu batababona. Mu gihe cya mbere cy'ubuyisilamu, ubwo abayisilamu bari bakiri bake i Makka, ubuyisilamu abantu batarabumenya ngo babumenye babona mu bumenyere, izi sala zakorwaga mu rukerera nimugoroba bazikoraga biherereye bihishe ku buryo nta bantu bababonaga. Hari nubwo bakoreraga iyi sala mu bibaya, hari nubwo bayikoreraga mu bibaya. Impamvu yabyo nuko ntago ari uko idini bari barimo ritari ukuri, ahubwo idini barimo nuko abenshi mu bari aho batari barizi kandi bari babafiteho imbaraga. Bari abantu bafite imbaraga, bafite ubuyobozi, bafite buri kimwe, basenga ibigirwamana, bafite imbaraga ku buryo baramutse bakubonye uko uzanye iryo dini bishobora kuba byakuviramo ibibazo. Bagakora rero isengesho, bagakora n'isala bihishe. Qala wala tu'rafu lahum ibadat wa awamir wa nawahi ukhra fi awaili ayami al-islam. Munangiro z'Islamu nta kugaragira Allah ibada cyangwa se amategeko bategetswe kubahiriza cyangwa se ibyo babujijwe bindi bitari ibingibi tuvuze, ahubwo wahyu yamanukaga cyangwa se ihishurwa ryamanukiraga n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribigisha uburyo bemeramo Allah subhanahu wa ta'ala umwe rukumbi batamubangikanyije n'icyari cyo cyose mu nzira zitandukanye, ndetse ikanabakundisha kweza imitima yabo. Intumwa y'Imana ikabakundisha kweza imitima yabo, ibashishikariza kugira imico myiza, ibabwira ibigize ijuru n'umuriro, inabigisha inyigisho zisobanutse zagura ibituza byabo ndetse zikaba n'ifunguro rya roho zabo. Ni ukuvuga ngo mu ntangiriro zivuga ubutumwa ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nta mategeko menshi yarari, ahubwo intumwa y'Imana yari yabigishaga aqida, ikabigisha uburyo bagomba kugaragiramo Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, ndetse n'iyo sala yoroshye y'iraka ebyiri al-fajr n'iraka ebyiri nimugoroba al-isha.
nta bindi bintu byinshi bari bafite. Ntabwo bari bategetswe kujya Makka gukora hijja, ntabwo bari bategetswe gutanga zaka, ntabwo bari bategetswe byinshi mu mategeko y'Ubuyisilamu. Intumwa y'Imana none ibadallah, wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam none yajyaga ibeza, ibaha inyigisho zibeza, ikanabigisha Qur'an no kugira ubushishozi, ikabashyira mu bafite imitima ikeye n'imico myiza, b'inyangamugayo bagira imikoranire y'ukuri. Muri rusange intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabavanaga mu mwijima w'imico mibi yarangaga benshi mu bantu b'icyo gihe, ibaganisha mu rumuri rw'idini y'ukuri, ibayobora inzira igororotse, ikanabatoza gushikama ku idini rya Allah subhanahu wa ta'ala no gufatana urunana ku mugozi wa Allah subhanahu wa ta'ala ari Qur'an, gushikama ku itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no kurigiraho igihagararo. Qala wa hakadha marrat 3 a'wam. Ukunika imyaka 3 yarangiye ivuga butumwa rigikorerwa abantu bamwe na bamwe. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itarategekwa kurishyira ku mugaragaro, iribwira abantu rimwe na rimwe mu yihishe, itarategekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kigomba kurishyira ku mugaragaro aho abantu bahurira naho bidagadurira. Uretse ko byaje kumenyekana mu Bakuraysh bamwe, Abakuraysh twabonye ko bwari ubwoko bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, byaje kumenyekana mu Bakuraysh bamwe muri bo bamaganye iryo vuga butumwa. Bimaze kumenyekana Abakuraysh bamwe muri bo bamaganye iryo vuga butumwa ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndetse banagirira urwango iri vuga butumwa. Bamwe mu bemeramana bananga bamwe mu bemeramana, ariko ntabwo bamwe muri bo babyitayeho. Muri rusange bamwe mu Bakuraysh ntabwo babyitayeho. Kubera iki? Kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yari itaribasira idini ryabo cyangwa se ngo ivuge ku mana zabo, yari itaribasira idini ryabo cyangwa ivuge ku mana zabo. Iyi ni na sunna, uyu ni n'umugenzo mwiza kuwo ari wese ushaka kuba yakora da'wa, yavuga ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala, yahamagarira abantu kugana idini ry'Ubuyisilamu. Igihe agiye ahantu batazi idini ry'Ubuyisilamu, hari andi madini afite ingufu, afite yashinze imizi muri ibyo bice, nuko atahita yihutira kugaragaza ubu butumwa ngo abugaragarize buri muntu uwo ari wese. Byaba byiza nawe agiye abutangaza ku bantu bamwe na bamwe, ndetse anirinda no kuvuga ku mana zabo, agatangira kubigisha ku mico myiza, abahamagarira imico myiza w'Islamu, abahamagarira aqida no kugaragara Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Nyuma noneho akagenda bereka ibindi bigiye bitandukanye. Qala al-jahru bid-da'wati. Safiyur Rahman umwanditsi arakomeza umutwe mushagira ati ivuga butumwa ku mugaragaro. None intumwa y'Imana ahangaha rigiye gutangaza idini ry'Ubuyisilamu ku mugaragaro. Ad-da'watu fil aqrabin. Intumwa y'Imana imana ihamahoro n'imigisha ihamagarira kuyoboka Islam abanyamuryango bayo ba hafi. وبعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في سبيل الدعوة الفردية. nyuma yuko imyaka 3 yari irangiye, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ihamagarira kuyoboka Islamu umwe kuri umwe, ihamagarira abantu ku giti cyabo kuyoboka Islam. Yabonye abayumva ndetse inumvwa n'abagabo, inumvwa n'abantu bakoraga ibyiza, bari bazwiho kuba ari abantu beza, kuko umuntu wese mwiza muri kamere utarangwa n'imico mibi y'umugaragarije Ubuyisilamu ntabwo kubwakira bimugora. Nawe intumwa y'Imana rero mu ntangiriro yakiriwe n'abantu bari basanzwe bazwiho imico myiza mu bwoko bw'Abakuraysh n'abandi batari bo. Iri vuga butumwa rero yakoze ryayiteguriye inzira yo gushyira ku mugaragaro ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yimanuriye, agira ati unicishe bugufi kubemera amana bakuyobotse, ariko nibaramuka bakwigometseho uzavuga uti mu by'ukuri nge nitandukanyije n'ibyo mukora. Suratu Ash-Shu'ara aya ya 215 kugera kuri 216. Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati yabwiye intumwa ati unicishe bugufi kubemera amana bakuyobotse, ariko nibaramuka bakwigometseho bakanga kumvira Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo bivuze niki? Nuko umuyisilamu mugomba kubana igihe akiri ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, ariko iyo yigometse kuri Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa ye
si byiza gukomeza kugirana umubano ukomeye nawe, kubera yuko nimba yigometse kuri Allah subhanahu wa ta'ala, ni ukuvuga ngo abaye umwanzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ari byiza kugira inshuti umwanzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu Allah yamubwiye ati ariko nibaramuka bakwigometseho uzavuga uti mu by'ukuri njye nitandukanyije n'ibyo mukora, sitandukanye n'ibyo bakora. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين. إنه إمام محمد صلى الله عليه وسلم يقول سانيجا ونمريان بايو باهافي أريبو أبقومك كوري هاشم، أريبو أبقومك كوري هاشم. إنانوني نسنة بقرب الله سبحانه وتعالى كورو يسي ويجيكو كورا إفوغا بطنها. إنه إمام يبقي الله سبحانه وتعالى يبقي إنه يأتي وأنذر عشيرتك الأقربين. Unaburira abantu bawe bahafi mu muryango. Byaba rero bibabaje kuri twebwe ugiye gukora da'wa ku bantu bakuri, kandi mu muryango wawe huzuyemo abatari abayisilamu utigeze unagerageza byibuza ngo bahamagarire kugana idini ry'Ubuislamu, kandi bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala. Gukora da'wa no guhamagarira abantu idini ry'Ubuislamu ntabwo bisaba ubumenyi bwinshi, no kubwira umuntu gusuti wawe mu Islam. Allah subhanahu wa ta'ala ni uyobora. Allah ni uyobora. Hari ubwo ubwira umuntu ijambo, hari ubwo umuntu mu buzima bwe imyaka yose aba yarabayeho abatarigeze abona umuntu n'umubwira ngo mu Islam. Nta n'ibindi bigusaba. Wowe nuhura n'umuntu uzamubwira ati ndaguhamagarira gusa kuba mu Islam, nakubwira ati kuki ushaka ko mba mu Islam, idini ry'Ubuislamu, umubwire bike mu byuzi. Hari ubwo iryo jambo ryawe rimwe ryonyine riba impamvu yuko yinjira mu dini ry'Ubuislamu. Mwimana ahamagarira abanyamuryango bawe ba hafi, abakomoka kuri Hashim bari kumwe n'itsinda rikomoka kwa Al-Muttalib. Maze nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no kumusingiza ndetse n'ubuhamya bw'iyobokamana imwe Imana yaravuze iti mu by'ukuri umuyobozi ntabeshya abantu be, ndahiye ku Mana ko abantu bose baramutse ari ababeshi nge ntababeshya. Ndarahiye ko abantu bose baramutse ari ababeshi nge ntababeshya. Ni abantu bose baba barabashyira bagenzi babo mu makuba nge sinayabashyiramo. Ndarahira Imana yo nta yindi kwiye gusengwa by'ukuri uretse yo, ko ndi intumwa y'Imana kuri mwe by'umwihariko no ku bantu bose muri rusange. Ndi intumwa y'Imana kuri mwe by'umwihariko no ku bantu bose muri rusange. Ndahiye ku Mana ko muzapfa nk'uko muryama. Ndahiye ku Mana ko muzapfa nk'uko muryama. Abantu tuzapfa nk'uko turyama. Impamvu intumwa y'Imana yabwiye ati muzapfa nk'uko muryama, nuko abantu bo mu gihe cy'ubujiji, abantu intumwa y'Imana yatumweho nta nubwo bemeraga ko umuntu ashobora gupfa ngo azazuke, nta nubwo bari batarasobanukirwa uburyo umuntu ashobora no gupfa. Ndahiye ku Mana ko muzapfa nk'uko muryama kandi muzazurwa nk'uko mubyuka. Iki ni cyo cy'ingenzi, kuko gupfa barapfaga baranabibonaga. Muzazurwa nk'uko mubyuka. Ntabwo abantu bemeraga ko bazazurwa ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igihamagarira abantu idini ry'Ubuislamu mu bihe bya mbere, kuko bemeraga ko iyo umuntu apfuye ubuzima buba burangiye, nta bundi buzima nyuma y'ubwo ngubwo, aba arangiye nyine, birangiye burundu. Imana irababwira iti muzazurwa nk'uko mubyuka, kandi ko muzabarurirwa ibyo mukora. Gupfa nk'uko turyama, iyo mpamvu n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatanze runo rugero. Ubusanzwe iyo umuntu aryamye aba yapfuye. Niyo mpamvu hari bamwe mu bantu nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala bivuga atagarurira roho zabo. Allah subhanahu wa ta'ala atwara roho zacu iyo turyamye. Hari abo atazigarurira, ukumva nk'umuntu yaryamye ari muzima yaje gupfa. Hari nabo Allah subhanahu wa ta'ala zigarurira, muri bo harimo twebwe twicaye ahangaha, twari dusinziriye mu kanya nitwari tuzi aho turi, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yongeye aduha ubuzima tumera nk'abazutse, kubera ko twari twapfuye nanone ari byo kuryama. Kandi ko muzabarurirwa ibyo mukora bizabarurwa, ibikorwa mukora bizabarurwa. Muzanahemberwa neza ku neza mukora, muzanahanirwa n'ibibi by'ibyo mukora. Ijuru rizabaho ubuziraherezo n'umuriro uzabaho ubuziraherezo. Fatakallama alqawmu kalaman. Nyuma y'Imana kuvuga ibi, buri muntu wese icyo gihe yavuze amagambo yoroheje mu baraho, uretse se wabo Abi Lahab. Uyu nguyu yari se wabo. Muribuka yuko uyu Abi Lahab intumwa y'Imana ivuka kubera kwishimira ko intumwa y'Imana yari ivutse, yarekuye umuja wayo mu buryo bwo kwishimira ko intumwa y'Imana yavutse. Abu Lahab yaravuze ati
nimumubuze mbere yuko agira abandi bamugana, kuko nimumureka akidegembya muzasuzugurika, kandi nimumurwanirira muzicwa. Hanyuma se waba wundi witwaga Abu Talib nawe wavukanaga n'uyu nguyu wari umaze kuvuga aya magambo, arangije aravuga ati ndahiye ku izina rya Allah subhanahu wa ta'ala ko tuzamurwanirira igihe cyose tuzaba tukiri bazima. Arongera aravuga ati komeza ukora ibyo wategetswe, ndahiye ku izina rya Allah subhanahu wa ta'ala ko ntazatezuka kukurinda no kukurwanirira uretse ku mutima wanjye utanyemerera gutandukana n'idini rya Abdul Muttalib. Shuf subhanallah, hamwe n'aya magambo meza avuze yuko azarwanirira Imana, ashaka no kwirwanirira ndetse nta n'uzayikoraho, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yigeze amuyobora iri dini ry'Ubuislamu. Nyuma yarayivuze ati uretse ku mutima wanjye utanyemerera gutandukana n'idini rya Abdul Muttalib. Uyu ni se wabo, yararwaniriye intumwa y'Imana nk'uko tuzabibona mu masomo atandukana. Iri jambo yararirinze, yarwaniriye intumwa y'Imana kenshi ndetse arayivuganira aho byashobokaga hose, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ntiyigeze amuyobora idini ry'Ubuislamu. Niyo mpamvu ukwiriye gushimira amanywa nijoro ko Allah subhanahu wa ta'ala yakugize umuyisilamu. Uri umunyarwanda utaranavukiye aho intumwa y'Imana yatangiriye ubutumwa, utari no mu muryango wayo, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye kuba umuyisilamu. Ugomba gushimira ino nema ikomeye, ugomba gushimira ino nema ikomeye Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye. Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, aha niho tugarukirije isomo ryacu ry'uyu munsi. Tuzakomeza biidhnillah ku munsi w'ejo. Umutwe ugira uti ala jabal Safa, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iri ku musozi wa Safa.